ntabwo abagabo bose ingo zabo zijuje abana hari abagabo bafite amafaranga n'abagore bafite amafaranga ariko basenye uzi icyo bakoze isi yabagizeho ubushobozi ntibabugizeho ubushobozi ifaranga zabagizeho ubushobozi iyo uri mu modoka ntabwo ari agaciro kawe ntabwo ari imodoka ahubwo imodoka agaciro kawe n'uwitwaye rero urugo rwaje agaciro kawe rurimo n'ijuru urimo ubundi nije n'umugore wabyumvise umugore ubundi valere y'umugabo ni uko execute inshingano ze atazibwiwe twashatse batamubwiye mbeshwa n'ibyo bari muri gazamuza mu ngosha mutiri mukona kuko inyaka yagize ngo ari abantu bazi ngo bashatse vuga kugira ngo batazapfa vuba ngo basige babyaye kandi azoga imyaka 40 barashatse ngo nyine ngo bafite abana ari abantu bazavuga ubunyine kandi bakora nk'akazi ari abo ngo bashatse kuko rugurunga abo ngo babapfa ntawe munganye umunsi bro wapfa mbere cyangwa ugapfa nyuma umuntu wese angana n'akazi kwisi akazi Imana yakurebanye n'igashika uzopfa severance wadumye nzafungura YouTube intwari igihe ariko nzaje kubona inyungu mu gihe kigoye kirekire kuko iby'agaciro bibakore n'inorozi bamukoze nukuvuga ngo ni kubera ko umusuzugura ubona ko abagabo bagiye muri roya kwimba inoro umva gategera ni example nakubwiye uyu mugore yo bicaranye umugore azabaza umugabo ngo se mutware waje ahari wigeze gukora muri wo ubu none se uwo experience gutike tutarakora tuza hari igihe bamufashe ikiguzi cyari kibagize swate n'umugabo wagurisha imodokari ubari yo yishura ngezo ikishura n'abandi shuri nta bundi bushobozi bundi batezeho kandi oro ni cortizisha oro zitwika uti umugabo ucyakagurisha oro n'uburaya nisaze umugabo azabagurisha ibyo ibintu bibiri byo amahasha buraya nubona ugize umugabo w'indani baza gusohora umugabo w'umunyakenya utenke yuzuze from 8 agashiduka yarayasimiye nivyo none undi mugabo namufatira muri iyi nzu yiwe akamubwira ati amagambo nabiri ndakwica cyangwa umutungo wawe tazandika baragushira imbuga itarike gusinya tubonye wa mugabo wasiniye amafaranga yari mu Bugande none so ni kubera ayo manyanga nukuvuga ngo rero umugore akabwira umugabo akamubwira ati turagurisha imodoka rero ari dutunze turagurisha iduka gifarije ryari ko twishura abana ishuri izi all zizozana inyungu iruta bino byari wabwabibye umugabo nagomba kubara kabiri abantu baduhaye mutaye $3,000 bari Amerika baratuge ngo soso twabagara nyuma y'imyaka ese yorozo ni kugira abagabo murenge bagahaguruka atasabye igitekerezo kuri bafashe we basinyanye mu bukwe yashikiriye agahomba akazana umusenyi gusa inzara igakubita hakabamwe bakibira ni gongo gw'abantu rero ni gufata umwanzuro muri babiri mwaje kubaka urugo muri babiri niyo babubaka n'umufundi agomba kugira wowe mashi twebwe ariko jewe ikibazo jewe sinorenganya barabagabo bibiri wowe ntitwarengeje byo gutwara nuko genda igitekerezo ubundi umugore yagushigikiye nubwo zoferi ariko si umugore aza kuba umugore afatikanyije n'umugore wasanga umugabo ndi wagufunga byanaje mu kindi gihugu umugore adafite dufite abagabo bari mu kwirukanka agasiga umugore aha sizo swate umugabo akamaguruka ngo ngiye mayote babahaye $4,000 umugore akamubwira ngo we n'abandi babaye orke abari mayote bafite bashiki bawo 5 bari muri Amerika bazabatungira bakanatunga no mujyango usize wowe uri wenyine bagwaye ya chance $4,000 ugiye kuja mayote usabone mayote basubire n'urugo rwawe n'abana kandi mayote akwiye kubuzima bwaho bugize ute muri tradage ubwo rero ubura sesi mayote se badashika yo ni depana cyangwa ni inkambi badashika bakica none uvuye muri iyi ngiyi none se $4,000 nyine wowe weza ukagenda ukishurira abantu kabura ngo mwarimu ufashe inyishuriza imyaka 2 nubuzi bibiri niteganyirije uburyo ngobana n'umugore no ariko none ugenda mayote washika n'ubundi ukicara wabesha umugore ngo ari iki akiri washika umugore agatangira umugore bakamutaze undi mugabo akinjira mu nzu akakuzarira abana n'uburangare bw'umugabo ese ntawo kwanga kugufasha ariko akakubwira ati wewe ndageze amafaranga abandi ko barabira none se ugomba kubereka kayagwize ngo nguyu mutahe ndawuguhaye genda ukore ubundi ngubwira amakuru umuntu wagwa amafaranga urabyemera ikibazo abagabo batazi gutegereza uko bumeze
ko turivuga wewe uri umugabo twe turabasha ubundi muntu utamukomereye sponsor afite isaba bana utamucyafuriza umutima ubundi sponsor badamufite ubundi rekambare ko ndamufite se uramufite ubundi reka kino kizana rero mubwire tikiziba mu maraso ubundi mubwire umugabo Kimo ukangiraga bakumiri reka nkwereke tanduka kandi kucyangi wacecetse cyane oya nategereje ubundi ntabwo ijambo uyu mugabo twumva tumucyamo naho mureka akavuga yovuga ubundi wabaje ikibazo kigeze kirambuye kandi ukeneye gutanga isomo ubundi nta mugabo uzabanga ubufasha bukiri mu kirere iyo tuvuze ngo mu kirere nyiri kubugwa atarabukugeza nta mugabo uzabanga ubufasha bukiririya ugufasha bikiri mu nzozi umugabo w'umunyabwenge ndakubwira ngo ndaguha amafaranga kujya amayote ngo yeye ntarazohereza uri umusazi reka akubwire ko none se iyo umuntu yokuvuga ngo ndaguhereza amafaranga ngo marukanga tuzaga nkwereke ko biza bimera nakubwira ngo umuntu wamurushe iyo laptop si uzoza kuntega ikundikoresha noyishiramo za katuni abandi bayikoresha mu tuzi kaza ntera ndibye bafire abandi bari kwikorera keneye umenye isomo wokayishamo ubundi turi ku isomo ryo ku muntu gusapotinga uburyo none se noguhereza amafaranga yanje ngufasha wamara ukabona ko urayica nabi oya reka tituba tuvuga mu kwica nakubwiye nagukatira rwose turi mu mitekerereze y'abagabo twatuvuye urati ikibazo wambaje uri guta ikibazo wambaje ikibazo wambaje wambwiye ngo ese umuntu twavuze imitekerereze y'urugo umugabo uko atekereza ushobora kumva amafaranga ariko ukampa kundi twabwira ati amafaranga ijire ndayagufashije ngo uyajane mayote sino kubwire ngo yaye ituza mpa nshaka guhindurira ubuzima tuzaga nkwereke wumvishe rero ico ungiye kubwira uruwindi mara ko gufata iyo jambo ndarinda shiki nimara kushika mubwira ati saba ko ndabaza amakuru y'abari mayote mbwira umugore mubwira ngo wa mugore wanjye mpamagara umugore mayote wa mugabo ndoma ngo wa mugabo ntabwenge yagiye ntabwandika nta makuru yagiye ari sana ubwo nyine arabantu bage mayote ubwo gushukwa n'abandi babishuza usikigaje yagiye nta makuru yabuze inshuti imuha amakuru imubwira ngo basi hari numara ushika umubwira ati bo ngwamagara turi muri Amerika cyangwa muri Norvège ne ubwira ati bo urugenze nari narupanze kuko nguko twaruvuganye ariko abariyo umaze gushikira amafaranga niko utabaza amakuru atarabona amafaranga oje none se ubufasha bwo broke ni ushaka ubugiye kuba broke none ushaka kumubwira igitekerezo cyawe ko wasingira neza cyane kugira ngo nakubwira ngo wacu yakerera amafaranga wakerera muri adastande ubundi ngubwira kumva cyane kota kwezi ugana kuri mashini ko ifite uku ariko ibindi umeze katoma wirebe nukuba ngo rero mwe irebere deka kubwira tuza mwe iyo nakuye mu mugabo ntatekereje arafasha ntatekereje cyo tumana gwa rugero mu mashini yawe natekereje kuyigura baramwe ngo uzogure mashini ukoresha mu kazi ariko iyi mashini maze kuyizana uyimbwa bibi je bari gihe tuyikoresha mu kazi ngakoresha ibitabo by'akazi ariko iyi mashini ngayigeramo televiziyo ngaza ndeba mu bintu by'amakuru za M20 uko yarwagenda na MRDP n'ibiki ariko utari mu gifaransa ukayigira kubera ko ubundi je yarayiguhaye kuyikorera ubundi n'umuhamagaro wanje nyoboye wabyishe iyo umuntu wavuga ngo yagufasha ngufasha amafaranga kujyana nayo ubice bugufura mu ndakumva simba mubwire ngo aya mafaranga ngwaye ndaza ngo kazi mu bitekereze wumvishe urashikari baza amakuru y'amayote jo ndago ibintu bine bije y'amayote pe kuko twabivuganye numara uyicara n'ingari byayingari muzaba mu bitekereze y'umugabo uvuga ati se ibintu bine binciye mu ntoki ndabisesa kuri transport ibintu bine nari kubibyaza kiniki wicara ngo ngati bofu kugira amakuru biterwa n'abakoresha ko ndakoresha bofu cyangwa se sobufe kugira ati muze nabashije abana bariyo n'abafite banje bariyo n'ababyana banje n'abafite banje kandi ndabashije kubameza cyane abakera ko none ndiba mayote bari mu buzima bugoye je ndavuga ngo reka ngure aya mafaranga mpitamo n'umudamu wanjye kuvuga ngo dukore kino kintu umushinga basi kurangura abafu
adutungira abana nyine aha ngaha muri mutaye wumvise uriya muntu azokongera kubera ko ya mafaranga atiwayishe nawe yazaje umusaruro numara panda y'icyo ubwira imyaka 2-3 abona utamucishamo na telefone y'amafaranga usigaye uramukanye wabyumvise usigaye usenge kuri nani kuri WhatsApp kumira ngo mwari mwabutse neza bo mumeze neza murakomeye umushira twabwira ngo Imana ishimwe ko mwibarutse Imana byose ariko atari ikibazo twizanye n'ifaranga ariko amafaranga mu kuyohereza mwana mufitanye rendezvous ko waje hehe mayote ariko wowe washitse umare gusingira amafaranga ukabadirisha urace mayi ubone umugabo uri kumva ariko byose bijyanye yayibadirisha ese ya mafaranga umaze guhindura ibitekerezo ukabadije nimara kasi yego noneho bijya watekereje gukora zamurijwe kamera ko hano hariho noneho bijya watekereje gukora bikaza kutagenda neza wasubira ukazahamagara bati mugeze ku mafaranga waraplanize nabi kuko ibihumbi 4 by'idolari kuba utaragiye mayote ariko hari ibindi uzokora ukaruta uri mayote wagiye kuko nta bantu uzi bahunze amafaranga arenze ibintu ariko dushaka kubigiraho ntukigire kuwa nani ntabwo ari bagurora imoto bayo ese wowe ndiwonanira umva tone mubwira amakuru ubundi tunanirwa arakubwiye ko yari wabishaka none nawe nyine wogerageza yego ba mwarimu ubundi kunanirwa n'isomo tubigaho ariko si try yacu ubundi umbwiye ngo YouTube ntihemba sinakwirwa nta magambo hano kubera ko maze ko YouTube idahemba ubwo rero ndajana muri school ndajana kudandaza mu kibanda kuko ndi mu musiba kuri barazikeka abumva ko barumva nukuvuga ngo rero haratabihaha zirimo umugabo nibagufasha yewe tawe tuvuze twari kuyijambo bita diaspora sponsor niba gufasha tiba bakubwiye ngo ugenda ugura agafuni ukubita umugore ahubwo bakubwiye ngo tugufashije mu kubaka genda mwumvikane uzo mu igikoma ugere n'iwawe igikoma azatekesha n'ifu yara muri Erega kugikunda agenda yigeze cyangwa niba ukunda igikoma genda wiga abandi bagabo nibo bazagiteka nawe umugabo w'umunyamurenge wigeze umwera amata mu isoko waje cyangwa warya igisheke umva gusobanurire nta mugabo w'umunyamurenge ibyo bisheke tubanzire oya sikigisheke hariya nari ngo hari urugero kunywera hanze isoko warya igisheke mu gabo nyine cyamuneke imuneke umugabo w'umunyamurenge umukwa abagabo nuguta icyo bita indangagaciro niba twa idini nizo Singi rada. niba koko ukunda igikoma Singi bro, niambie. ariko Niko ile place bado. uramutse Nimechelewa ile place. ikabateka ni sawa ubundi ikintu Ninakwambia uzongera mu Singi musozi nimechelewa ile place, nimechelewa. uri ni ikimo kuko ikintu cyose uzokorera mu musozi ifamiye umuryango wawe tokwicara Niteke WhatsApp. kikazoba ari kivu cyane Niteke WhatsApp. kandi ikibazo dufite Ni WhatsApp. turi gukora kokirizo y'ibintu dufite abagabo batagendera muri video zabo abagabo bagendera muri video z'abandi umugabo azavuga ngo sponsoring ariko mfite ide yo kubuyo ariko twebwe kandi n'aba sponsor barababaye buriya nta kindi kintu kiri ku isi ko gufasha umuntu y'amafaranga wigomwe mana abantu n'abansi kurumva umuntu arayicaye akubwiye impuhwe Uganda agaciro umuco wacu w'umunyamurenge wo gufashanya kumva ngo wawe adaseba kandi twe n'umunyamurenge asebye wamutayazi titureba wundi wasebeye hano tureba abandi biwe bari hejuru urugo rwa kurumva ubumwe bw'abantu ni ukuvuga ngo rero iyo baguhaye ubushobozi abantu bose bafite abasiponsa ntabwo baba bagusponsa kubwo kugira ngo urwane n'umugore ni uko baragusponsa kugira ngo wubake none se bagusponsa ukanakubita umugore umukubitike ese wamuzanye kubwo kumukubita ese uyu wazanye n'umwana wazanye ku ishuri ntabwo ari uwo muti w'ikibazo no gukubita umugore si solution ahubwo ni ugufungura umuryango w'imigisha y'iwawe kuko ndi wogwana n'umuntu ukugaburira ejo wowe isuma ubundi abagore b'abanyamurenge ni beza bazoshaka abanyagihugu babakubita urebe nyine babaheza bw'imbere
hasigaye rero ni ba yo mushyira muri pirizo gutya intuza ubundi ku isi agomba kubaho abantu babiri umugore n'umukozi kuko umuntu wese ukora uguprepare umuntu wese uguhereza ugomba kumuba ntuza umukuru ahubwo mutega amatwi okay n'aya makuru yabaye marefu ari ajya bahita